Hey, hello beautiful my people. Nitwa Senti Ryenga nkaba wenda nagize amakosa menshi yo kuba ntarivuze kuri ino channel cyangwa se ngo nkore introduction kugira ngo mbashe kubasobanurira iki ino channel imaze. Ndasaba abanyarwanda mwese muri rusange ngo mubashe gukora subscribe kuko ino channel tugiye kuzatunyuzaho ibiganiro byiza kandi biryoshye, inkuru z'urukundo, uko umuntu akwiye kwifata ndetse uko umuntu akwiye kwifata nyine mu buzima busanzwe. Murabona nyine isi igenda ihinduka uko bwije n'uko bukeye. Nkaba ngira ngo mbasabe mujye munkurikirana, mumfashe kuri TikTok ni Senti Ryenga nk'ibisanzwe, kuri Instagram naho ni Senti Ryenga, ndetse no kuri iyi channel nayo nshyizeho nyine iyi channel ya YouTube. Mumfashe mukore subscribe ndetse aho mubasha gufollowinga naho mubikore. Ibyo ni ibintu mbasabye kandi mubinkoreye nk'abanyarwanda, kandi ndabizi neza ko ntazabatenguha igihe namwe muzaba muri kunyereka urukundo rwanyu. Murakoze cyane, umugoroba mwiza. Aka video hari abantu wenda bari kubibona ariko nyine nkafatiye ahantu hatabona kandi nkafatije telefone wenda idafite urumuri rwinshi cyane. Okay, murakoze, reka no kuvuga byinshi.